urafunguye rwose ngo isupire Anamutse arakumwe nani ko Rope ni wowe uri kumbwira gutyo warahindutse bigeze bye iki sa Rope ni wowe Sheri waramutse karibu kumeza ntabwo umubyeyi wagiye ubyihorera nanjye mbarashaka madamu murakoze ariko rero ndumva bino bintu binaryoshye ariko ndeba utishimye mu bintu urakaye kubera iki ndumva ntameze neza papa Dani wabaye iki se wicara aho ngaho mbwira ibyo bibazo bya runaka simba bishaka niko madamu muratekereza iki kuhora umbwira ngo ntabwo meze neza ubu si ibindi bicumpaye ibyo utanywa wewe ukabimba reba igikombe kiruzuye kandi wa mugore we ndabona ntazi ibyawe wasanga uri kuri cya kirumba cy'umwana cyananiye ntabwo uzi ukuntu igise kiryana wa mugabo igise kiryana yaba uzi uwo kiryana se waratumye yomongana nta soni niba uzaza untegurira ku meza icyo kunywa cya mitondo breakfast ukaza umbwira iby'abana bawe bakunaniye umva singusuzuguye tuzakubonana sibyo murakoze kandi sinkwanga urabizi ariko uriya nutamukosora ntabwo tuzahuza ariko nanigendere deje murakoze nzabigende papa Dani mbabarira gihanganire sinkwanga urabizi ariko uriya mwana arananiye arakunaniye ushinzwe iki nka nyina wabaye iki sanga nyoko mu byivuganireho mama jya wihanganira kuko ntabwo wabishobora aba tuzengereza nta kundi mwana we usobanure mupfiki mama mw'uyu muryango ko buri gihe amatiku aba ari amatiku mupfiki kanege no kazi ariko bose arakana ashaka kukubaza mbona noneho uri kwikundura turi kwikunguta nimwe kuri mu mucuca aba nta mpamvu ako sorry boss kumaze iminsi nta kantu ma boss yadara amezi amaze kuba abiri kandi mu cyaro mu micece abakeneye kurya kangura n'agatungo urumva ko kari neza boss Dani ibyanjye na papa ni birebire ntiwabivamo nta kundi no kwihangana nyine mujye mubyakira mutyo nimwumva yahoze nabi zambarizwa amagambo ufite nayo ngaho ushaka kumbwira nawe boss amezi abayangahe abiri ariko se twumvikanye ngiye mtuveze mutwe wanjye urumva ako boss nimugoroba ninaha ariko boss kankubwiza ukuri ndakwishyura amafaranga yawe please ndakwishyura amafaranga yawe mbabarira zamu please sibyo ntarebe ndapfe nimugoroba ndakwishyura ikibazo ntarebe boss wowe ndabizi uguraza mbabara cyane amakuru yaravuga ako wagiye umbabarira Ravi yarananiye yigize ikiraro ubu mbaza amakuru y'umbaza amakuru nkumbuye garafure ujye umbabarira n'umukenera uzamusange yo monganiye rwose ibyagiye biba byagiye none se ababaza iki ikibazo sinzi naho yagiye ngo nimujya muvugana se wajya umuhamagara muhamagara se wamaye amayinite aho mureke azamusanga yagiye uzamusange yagiye na semenyene no kumva amakuru ya Ravi ujye umbabarira rwose abanye numva nuko byihoreye oya ntabwo mba nyine kubyumva mu mutwe wanjye yarambabaje bibaho yarakubabaje se yakoze oya ukagira ngo uba
wanyishije imodoka yakazije kuntwara urumva nimugwa turavugana sibyo ntabwo ariko ako kantu funga funga ndeba we mujinga funga boss funga mujinga boss hey boss buri saza kome uzabingurira banze nakire papa wanyu abana aramutse neza sheri umeze ute n'ukuntu uba ugiye mu kazi umeze ibipesi babifunze neza yoya nanjye nyine nicyo cyanzanye hano kugeza utangaye agace bari kugatunganya oya bari kugitunganya reka ndabona batinze reka nigende reka kanagasuzugura harya umuhungu amakuru y'umuhungu wanjye ewe simperuka kumva amakuru ye rwose biranze neza pe wa mukobwa aramwibase aramujyanye wo kwa Bahizi umva uriya muryango ndakubwiye ngo ngezaho wacyuma we nzakunywa n'ubundi nta heza hisi cyakaze gite ariko kino ntukiranyica rwose kariya gakobwa Maravi ubyumve neza ko uko byagenda kose umugarura oya kariya gakobwa papa Ravi ntigateze kumbyarira umwuzukuru ntabwo nabyemera rwose kuko iyo ukora ibishoboka byose ngiye mbona umwana wawe oya iriya miryango yo rwose umva sinyereye kuyumva ku muryango nawe uranzengereje ubu se koko najya ngo nuko tutanganya ubushobozi oya papa Ravi reka nigire ku kazi turaza kubisubiraho ugenda ubizi ariko abana ntabwo nzabikora ariko se uyu nguyu we noneho ni ibiti wowe muri iki gitondo urabyukira mu kunywa gusa urase niko akazi bose nyine mumbabarire ibi bintu nutabikosora agacupa rwose ibi bintu nutabikosora rwose umenye ko nyiraho ntabwo turi buze kuza kubyumva bose munyanganire rwose bose uyu munsi uwa mbere wanyu ntabwo nzongera bose umuhanda mwiza bose mugende amahoro mugereye rwose ese Dani Fani ntabwo muherutse kuvugana ahubwo niwe urimo uranyandikira turimo turavugana abakubwira ibiki sera babaza amakuru yanyu ariko se wowe ntabwo muvugana ntaherutse kumvugisha byagenze ute se ni ukubera ibyo bibazo bye nyine afitanye na se mba numva mbaza amakuru yanyu sinzi tu umwana wanjye rwose niyo yaranyanze nanjye yaramfatanyije na se bose buri munsi ambwira ati unywa inzoga nzazireka se ubundi hari aheza hisi nzazinywa mpaka Dani reba ukomanga ukomanze se neza mu masangira komera amakuru y'iminsi meza ni karibu urakoze mama arahari na papa hari mama wenyine yego ko baraye ni mu masandire kuraba mama Dani yego umeze ute se ndashima Imana iminsi myinshi amakuru y'iminsi se turashima Imana murakomeye tuburanye wumviye mu kazi ndavuga ati nari mbakumbuye reka nze mbasuhuze babaza amakuru y'iminsi mumeze mute amakuru y'abana se baraho tu babasize Sandrine ubu si igikume ubu nashyingiza ahubwo mufate neza ndabona ufite umuhungu umaze no yewe niko bimeze yewe iminsi myinshi ariko Dani reba murebere icyo afata uramukire uye nanzana amazi gusa nta kibazo amazi cyane aho ubundi shaho se wagize ngo si ibibazo ibibazo by'isi byo ntibyoroshye ariko numva ngo umukobwa wanyu yararombo yewe n'iby'abana nyine b'iki gihe ni birebire ese ubu bamubwira ngo muzashobokana uriya muryango barakize n'abantu baba biyemeza umugore uriyo ntiyoroshye nyine ubwo
mbese simbizi aze ko nabonye baciriritse kubarusha ko mbona ari mwebwe mufite akantu ha nahise umuntu ajya mu rukundo rw'abana ngo njyewe narumiwe nabuze icyo kuvuga nyine numva ari sawa kabisa kora mugora nawe nyatoroshyera nureba nayo iryo jisho azarikuramo ntabwo byoroshye ushaka kwitonda nyamara babiri abantu bikopesha bangeze habi pe. Kalisa andi ni 1000, Suzana andi 600. Aba ninacunga neza bazamponja. nawe ubundi rero nacaga nihuta reka naye yewe urakoze reka cyane naye mvuye mu kazi urabona nayo ngifite document hari ibyo niriwe nuzuza ariko so reka ngende tuzabone indi weekend urakoze cyane sawa reka naye nawe urakoze Amandazi nta kibazo, ingakarezo nta kibazo. Ibyuma byo biracyahari. Hari nuko mukanya ngiye kuza undi muntu yikopesha kusemana uko nzayivamo ninacunga neza nzatape nzaki. ese bebe ubona ubuzima tuzabushobora ko nta kibazo sheri tuzabushobora kuko Imana iratuzi turiho cyo mukundira rwose kandi nicyo ngukundira umva nzakubera umugore mwiza tuzibanira akaramata urakoze cyane nanjye nzakubera umugabo mwiza sibyo kugeza ubwo imiryango yacu nubwo itishimiye ko tubana sibyo cyambere n'urukundo bebe sheri nzagutetesha utoneshe tutitaye ku by'imiryango yacu sibyo ariko nubwo ibyo byose byabaho burangiye ibi byose n'izi ngaruka zose no kuba turi ahantu nk'aha gutya urumva ikintu cya mbere kimbabaza nanashinja ngewe mbishinja imiryango bebe sheri ubuzima turimo tuzabuvamo ntabwo ari ukunguku tuzahora cya mbere ni urukundo ibintu ni ibishaka noneho reka njye mu kazi ubwo ngubwo turongera nimugoroba nta kibazo sheri ujye unsengera mbone ko tubaho yego sheri nta kibazo akazi keza gusa umenye nk'ubu ubuzima tubayemo tugomba kubuvamo tukagera aho twigeze yaba ikirede kuvoma amazi ntukagera nta kazi k'umunyagara kabaho ahantu nanyuze hariya hepfo harunze amabuye ibyo ari byo byose ninzinduka ndahabona akazi umva nta byo kunena akazi kose nta kazi mpaka tuvuye muri wa bebe ntacyo nazakora ariko tubana sawa ishema yuzuye nyamba ishema yuzuye muri ibihe turimo bimeze nabi cyangwa se unarenze Sari ngaho kugarutse. yego Ariko uko mbona uri mushyashya nanga bimeze. ni ikintu kinaha vuba nta gihe kinini turabona Niwe numva ngo mwabaye ejo bundi. ni twebwe abageni bari muri karitsiye Rero nkunda abantu bashyashya utanzakongeza pe. nta kibazo Ntacyo se ntacyo ntacyo niba se amafaranga turakora. nawe utaha dore kwezi muramukazi wanjye Inde? amakuru Ushaka iki mufashe? nuko usigaye umeze se Mufashe iki se? Ushaka iki? rope ni wowe Hava hajya mu rokwaba. Kwaba ki? amahaho yanjye Mu kwaba. Ahubwo hava ku mutara kubona. Aramutse arakumwe nani ko rope ni wowe uri kumbwira gutyo warahindutse bigeze Ahubwo bye. iki sa rope ni wowe mbega we abantu bibagirwa vuba koko ngurane muri amukazi wanjye oya kwikira turesha ko twabona baduha ya pause ya saa sita wanyu ni naha natwe ubuzima natwe twabonye butuzana burahatugeza
ubwo nubona ikiraka uzajya undangira sibyo nanjye nini ngiye sindamenyerana n'ababosi bino shyiramo turebe ko wa mubosi aduha yo kurya harya ngo turabimena he mo hari usigara urabona ku kazi uzagashobora ngo iki mwa urabona ku kazi uzagashobora sha umuruho se kubyinisha umudaho wa mwana we watumye ubuzima busekera nawe utabibona ntibigombera amaso nta kindi mbona njye nakwifuzayo nubwo umuntu aba ari gukora mu biryo ntashuni inzara yanjye cara hano tuganire uba wambaye nta nubwo uba ni akazi kenshi akazi kenshi se gatuma utitunga kirabaraza nkajya kubagurira ibitoki none se umeze uti nari nakubuze ariko wowe se niwo mama wowe uretse sha none se sheri yiriwe ushaka isabune sheri reka nyimuguhere ndabizi ubwo uba wanananiwe ushaka isabune yangahe shiritebuka ariko turuke nari iy'ijana zana hano mama agakozi kawe ndakarambiwe kakoze iki kanze kunyingurira ako uriya muzamu ubanza amaze kurengwa amafi niruka rero muri karangiye ndagiye oya ndaza kubibwira papa wawe ashaka ukuntu abigenza ntacyo mama ariko mfite inkuru kagira muri n'umunwa wo kuziba bimeze bite se mukobwa wanjye meze neza mfite inkuru itariho ngaho rero nahuye na kaga kazana ako agakanya gakazana nyine biki nacyo ariko ubundi uru ni urwasi rero se papa se yitonda urashaka uzandumbira nka ravi mwese muzabe bamwe Ravi se si umuntu. nimundumbira mukobwa wanjye saba barasta we abarasta ati urakoze shira amafaranga yawe yiyongerere uyu munsi nacuruje yabaye benshi none aseshe bituganire kutanjyana kwa mutantene ubundi uba wigira mu bintu byacu ushaka ndakwira njye uriya muryango uriya ushobora kutwinjiramo aha bizabakaraga nigaramiye bidukaraga iki reka n'ubundi wowe uri uwaso iby'isi ni nyina wanjye ndatabwira mva imbere genda wowe genda twigane ugenda ariko mama ujya umenya ko yari umukobwa umuki reka nkubwire bizabakaraga kandi ururusha kumbera urumbo nka mukuru bizabakaraga nk'akamarima ugenda ahubwo ndatabwira mukobwa wanjye ngo byagenze gute ahubwo kaje kanyisurishwa ndagasuzugura umva kareke nzakereka we ntabwo bagomba kugera ahangaha oya ntabwo mbishaka ahubwo mama ujye ukomeza uyakurure mwana ndashaka ko tuzagasuzugura kakatureba kakatiyobera twigendere mwana ujye reka kiriya cyohe nanjye ndabakurikira ariko urajya hehe umuntu azaba ajyayo oya ariko ntawe tugomba kujyayo tukabana by'ukuri abantu bo muri famiye yanjye babizi erega nubwo ari amashyanga y'amashano ariko ziriya ngo zirangana mana yanjye kwangana ibyo bifite aho ntabwo twebwe ntabwo bitureba abishire ntabwo nakwira ibyo ushaka mva sureba umuhungu mwiza gusa ahubwo reka kamuha ibyo kurya naho ubundi natetse amakaro n'igitoki si byo ukunda umva iyi miryango nzayitwika kandi tumuzamura umva nzabakongora
abantu nabo bicara bakinguza kwa bosi nabo bara rwose nibatuma umuntu agoyeka turahari ni karibu muhari kiza ubundi umusamu nk'uruguru uranakubita Odi, karibuni. mama Sandrine Wawicanga Robose nzana agatebe twabonye umushyitsi mereza amakuru ni meza narakubuze amakuru umugabo wawe umva araho aracyari kwa kundi ni kwa kundi mbese bya bindi byiza nawe najya hinda wongeye kumva asiga mbwira ibintu byose kumva nanjye ubwanjye nuko ye amakuru narakubuze ngo umpe amakuru nguha amakuru atari ivume umva kaga kazana kawe kagaki agakazana uzigura nako kagera kigira kiri narumiwe cyakoze ibyo nibyo narakubuze umugabo wese aracyabashyigikiye ngo atabashyigikira ejo bundi yaranyishe akwicamo ibiki mfura mu muryango none mperutse guhura na wa mugore umva ana mdomo aravuga nawe ndakuza ariko byabyumva yarambwiye ngo umva guzi kari akagore k'akayoko kabona ukagenda kibyimisha cyangwa bafite icyo ari abakene ishyari egora nuko mama Sandrine uramubona ko kuri kiyoberetse ariko kantu ndakanga umva kaba kangeza umva giye nkareba umva isese do Lopez nakubwira ibyambaye ejo bundi uziko nanjye twawe ejo bundi kuki utamamagaye ngo tumucane naragashishuye ndakabwira icyo ngo kundi ndakabwira ngo muri papa wawe nkaca sebeya kabura kakirwa yaje abibwira ageza ise ugatsatashye nimugoroba mbimukajije ngari kwa mugore we ngo we n'umukobwa wawe ambwira amagambo ndaje ndavuga ati mva mwana wa ujye ugenda unekera umva uriya jya umureka n'ubu nawe ushaka rero katuraga kazana kariya umva nawe nakazubyarira umuzukuru umva mubwire we ni kazagukanga hari amabandi nzi kandi abahungu barabasha mama Sandrine mubwire ahubwo rero aho hantu ngeze ari mama Sandrine umva we nabyo nzagutungira agatoki ugira ati do ubundi urore bazagafunya ayo ibyo ni byo mbashaka mama Sandrine umva ndakubwiye ngo mama ahubwo turaye tugiye oya abwije amasaha arimo aragenda mu kanya papa abana n'abandi umva nkubwize ukuri ku buryo uzababwira ati mukankangire n'uburyo kazakumva izina ry'umuhungu ariko mbese no gura n'umuhungu wawe Rafise umva ubuzima buramukaranze Rafise ameza mama Sandrine Ravi we yambaye buri neta ameze yigeze ku mustari mama ipantaro yatebeje wavuze ko ari inzara yamwishe kubera ko nsize kabosa aje turasubira mama Sandrine umva aya makuru y'amashaka we nkubwire urumva ndumva ngiye usigaye nkorera neza akazi ndashaka kukongera umushahara uzanyongera se mu minsi nk'ingahe we muri kunkorera akazi neza muri kumva njye nibyo dushaka nawe si mwibagiwe muri icyegera cyanjye cyiza ndabyumva bashana ubu dufite gahunda ukumva ubu dufite saa 8 saa 12 dufite mission twemeze turiyo sawa sinze kubabuye okay kanze mvugane n'umuntu hano gato naje tuvugane sawa nini nta kibazo nimugwa turaza kubona sana ari turikum basere banje kazi kabonetse kabonetse tayari ubu ngubu ufunga igikomando natwe tutayari okay gahunda ni gahunda sawa twagiye boss okay muje amazi ntabwo icyuma ngo nta gacupa ameze nabi rero uzanywa kugeza ryari yaba rwose bose ariko dusezera ibintu byo kunywa mu rugo ntabwo bishaka ntabwo
urakoze. oya ugerageze ugabanya rwose. Nanjye ntabwo ari njye reka. Ariko ntacyo agacupa ntakemera. Sheri waje yo. Sawa sheri. Yego waje se ni karibu umugabo mwiza. Uhageze amahoro. Papa mwiriwe. Papa ngiye mama na Rupenzi ndabaramba. Akosu yaje. Papa ndabaramba rwose birwa mu buja. Akosu ubureka baye bateza mu kanya saa munani. Ibyo urabivuga nyuma. Ana murenda barega ni hahandi. Ariko mana uyu mudamu koko aba yagiye avuye kungemurira none sinzi aharengeye. Ihereza amazi ngereza iki cyose. Uramanukamo hariya hano niho byabyiherera. Nta kibazo mama Sandrine fata ngaho genda ubwo tuzabonana. Sawa bye. Mu bakire arananiye. Akabutike kanjye ntagaha agaciro. Arambeshya ngo arangemuriye igihe atakigira mu bandi bagabo. Ntabwo nzabishobora pe. Ndaza nkikingurira nkihereza amazi. Byaba ngombwa nkitekera. Hehe. Nashakaga hari umuntu nashakaga. Ninde ushaka? Umwe mu bapampe bawe. None urahazi? Oya ntago mazi nanjye ubu nicyo kibazo nagize. Wakomeza. Urakoze cyane. Boss meze utese. Madam. Ni byiza boss. Agenzwa n'iki? Nagira ngo harakaraka nari mfite. Abahungu banyuma mwavuganye? Hari umupampe duhuye nyine ndangira hano. Ufite ubwoba? Oya, ubutaha ahantu boss n'ubwo tutagira ubwoba. Nyine mva mubwire. Hano hantu urahazi? Oya boss ni bwa mbere. Hano bahita. Uri kumva? Bahita kwa Rupfu. Yego boss. Uramuzi? Uragenzwa n'iki? Boss ndagira ngo harakaraka mfite gashyushye. Haramfite agakazana kangeza. Ndagira ngo ukse nkukankangira gusa. Nibiba ngombwa ubwo nawe urabyumva. Wewe humura ubwo wambonye akazi kawe karatungana. Ufite amafaranga? Ndayafite boss. Boss, noneho kandi ko najya kuri konti mbikuze. Be nguhaye avance. Boss. Kuzana nkwe nimero zanjye hanyuma umbwire ko deal wayikoze. Gira vuba. Nanjye nze. Gira vuba mfite akazi kenshi. Sawa dore niyo ngiye. Uzaramuka unyambaye n'igiceri cy'ijana. Nzagutera mu nzozi. Boss nago nzabikora ahubwo nawe icyo nshaka nukumbwira ko deal yanjye wayikoze. Wobwo wambonye akazi katunganye. Yute. Nukumbwira ko deal yanjye wayikoze. Akazi kabonetse. Muri tayari? Muri tayari boss. Sawa nabonye nimero. Twagiye. Bisa n'isaha twabona akazi kabisa. Uriteguye? Uriteguye. Sawa kabisa. Murajyana he? Munjyanye he? We. Sanyaro. Serabanje. Yes. Kwachi. Yute. Ama, safari rwose ikomeye. Umwana kugenda buramunda kurankanze yase n'ikinyereka. Mama, Ramon yarwaye cyangwa yasinze? Simbizi menya ari umurwayi. Gusambi ibyo. Mama reka tujye. Oya jyana ukajya unjyana mu bintu bitandeye. Mama reka tujye. Ako surangira nte wa mwana kure wasase. Mama ati tukajye. Ariko tutajya kureba ibiki. Yenda ya namwe. Rugumeka.
Shayi umuntu yapfuye. Mutabare! Mutabare umuntu. Mutabare! Fuck. Uyishwe n'iki? Ariko vuze induru cyane abantu bumva nge ntazwi mfite rirenga. Mutabare! Ujye uyifite Imana we busi umuntu koko. ndetse n'indi unyibutse sha aho nari fana igikundiro cyanjye mutima sweet. Allo yego ni sawa ni sawa makuru ni meza ko tutabamenye se oya ni umuvandimwe utuye hirya yo kwa nuze kwa kwisi kwa muganga mbona umugore wari muri koma. Muri koma? Ngiye kureba mubyara wanjye urwariye iyo ari i Masaka. I Masaka se yageze ate ko namusize mu rugo? Kandi nimba uri muri ba bantu banyifuriza ibintu bibi wa mugabo we. Wa mugabo we ko ntacyo dupfa ngiye kumubwiye inkuru mbonye kwa muganga. Ahubwo se kuki urwaza umuntu utubwira? Ariko se umuntu wuhe? Izina bamwita gutura aho ngaho. Kareka ngiye mbonye ari umugore wanjye. Wandebeye neza ukambariza koko Oya niwe rwose ndamuzi na ya matama ye ntabwo mwiza w'igikara gutya wambaye neza. Ariko se utambwira ko ari fani wanjye urakoze kumpa incamugo. Abisi we mwana we ubuzima zaga koko ubuzaka gatoki ariko mutekera mugemurire. Sis Bros Music. Devan Van La Familia. Nukurinda bihamya sinari kubyishoboza. Nta mugabo ukomangiwe sha. Mukeshimana. Ase we nuba wumva ko nahageze. Icyambere mba amazi yo kunywa numva mfite stress. Gira vuba mfite icyako uyu mugore agiye aranyenesheje neza birarangiye. Koma umuntu ayimaramo amezi 3. Merci. Ese nawe nubizi ko mfite umugore. Ako se wa mukobwa wasaza.